Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Abasaserdoti b'Imana bakristu bavandimwe Yesu Kristo iteraniye hano mu isengesho rikuru rya Kiliziya tuhimbaza ibyishimo by'iminsi mikuru ya Noheli, ubwo tuzirikana urukundo Imana yatugiriye ikatwohereza umwana wa Yesu Kristo kumvira Bikira Mariya. Uyu munsi kandi duhimbazaho Mutagatifu Yohani Intumwa. Turashimira Imana uko iduhitamo ikadutora ikaduha byinshi bidufasha mu gutora yaduhaye, tugashishikarira gushimira ibyiza byose Imana itugiriye. Kuri uyu munsi by'umwihariko rero turifatanya n'umuvandimwe wacu Mama Valeria ushimira Imana ibyiza byose yamugiriye ubwo yamutoraga ikamwiyegereza ikamuha n'ubutumwa kugira ngo anamaze nziza. Nagira ngo mbere y'uko dukomeza itanga Kiliziya yashimira Imana ibyiza byose yamugiriye ubwo yagiraga amasezerano ye imyaka ibaye myinshi, by'umwihariko amasezerano yagiriye Imana ayegurira burundu ku itariki 22/8 uyu mwaka, kugira ngo mbere y'uko nyine dukomeza gushimira Imana ibyiza byose yamugiriye, yanagiriye umuryango wayo muri rusange ahaguruke arebe nyuma mwese bakagera ati umunsi mwiza kuri twese. Mwese rero muhawe ikaze mu isengesho rikuru rya Kiliziya. Abasaserdoti baturutse mu mpande zitandukanye, nagira ngo dusabe nyakubahwa Padiri Mukuru wa Katedrale Padiri Vincent adukomereze isengesho rikuru dushima Imana ibyiza byose itabonye kutugirira, by'umwihariko ibyiza byose muri kugirira Mama Valeria turi kumwe nawe kuri uyu munsi ashima Imana kugira ngo dushobore gutwika igitambo cy'Ukaristiya dutura dushimira Imana ibyiza yatugiriye, twese dufite imitima yegorohera Imana. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Yeah.
Thank you.
dusabe. Nyagasani Mana yacu, soko y'ingabire zose, twemera ko ibyo dutunze n'icyo turi cyo ari wowe tubigendesha. Dutoze rero kugushimira ibyiza byose bikomoka ku mpuhwe zawe zitagira urugero, tumenye kugukorera no kugukunda n'umutima utaryarya kandi utizigama, kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ry'umwami Mutagatifu Pawulo umwandikira Abanyafilipi. Muhore mwishima muri Nyagasani, bisubiyemo nimwishime. Ubugwaneza bwanyu mumenyekane ku bantu bose. Nyagasani ari hafi. Ntimugire ibahagarika umutima, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose, mwisenga, mwiyinginga, munayishimira. Maze amahoro y'Imana arenze ikindi ubwenge bwanyu cyose ahora mu mitima no mu bitekerezo byanyu muri Kristo Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abigishwa uko bari 72 bagaruka bishimye cyane bavuga bati, mwigisha, na roho mbi ziratwumvira kubera izina ryawe. Arababwira ati, koko nabonye Sekibi ihanuka ku ijuru nk'umurabyo. Dore mbahaye ububasha bwo kuribata inzoka na za manyenga, nubwo gutsinda umwanzi wese, kandi nta kizashobora kubahungabanya. Nyamara ntimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
mwese Kristo Yesu akuzwe. Munyemerere ntangize amagambo y'umubyeyi wacu Bikira Mariya wagize ati roho yanjye irasingiza Nyagasani n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana Umukiza wanjye. Ayo magambo y'umubyeyi Bikira Mariya ndayabona mu mutima w'umuvandimwe wacu Mama Valeria uyu munsi ushimira Imana ibyiza byose yamugiriye. Ni koko Imana yadukoreye ibitangaza, none turanezerewe, none twasazwe n'ibyishimo. Bavandimwe, mbere y'uko nkomeza ndagira ngo dushimire Imana, tuyihe amashyi menshi n'impundu. Niki cyatuma umuvandimwe wacu Mama Valeria adashimira Imana? Bagabuzi b'amahoro ya Kristo, niki cyatuma mudashimira Imana? Imwe mu minsi nk'iyi twarayitegereje igihe kirekire, none Nyagasani yarabikoze, kandi nk'uko marayika yakundaga kubibwira abasuye, niko ko bavandimwe nta kinanira Imana. Imana iradukunda, Imana iduhaza ibyiza, kandi ikabiduha nta kiguzi, ikabiduha kubera urukundo rwayo rutagira urugero. Twahuriye hano rero kugira ngo dushimire Imana. Misa burya kuva mu ntangiriro kugera misa isoje aba ari ugushimira Imana. Ariko uyu munsi dufite nyine koko umwihariko ko dushimira Imana kubera ingabire yo kwiyegurira, ingabire yo kwiyegurira Imana yahaye umuvandimwe wacu Mama Valeria ndetse na bagenzi be. Dushimira cyane, ndabizi ntabwo bakunda amashyi, ariko ndayabasabiye mubahe amashyi menshi cyane. Bavandimwe, kwiyegurira Imana ntako bisa. Kwiyegurira Imana ni byiza. Erega Imana niyo twiyegurira, naho ubundi twebwe nk'abantu ntitwari tubikwiye, ariko Imana irabiduha. Bavandimwe, navuga ngo kwiyegurira Imana ni rya saro ry'agaciro twumva mu ijambo ry'Imana ngo umucuruzi yashakashatse, maze yamara kurirwaho akagenda akagurisha ibyo atunze byose, maze akagura iryo saro kubera ibyishimo bimuteye. Bavandimwe rero, nibyo koko Imana yatugiriye ubuntu, idutoramo abayiyegurira kugira ngo bakore umuzabibu wayo. Bavandimwe, uko kwiyegurira Imana yaduhaye umwihariko, nibyo koko ni ukugira ngo twamamaze ugushaka kwayo. Twumvise muri iyi nkuru nziza uburyo Yesu aha abigishwa be ubutumwa bwo kwirukana sekibi, ubutumwa bwo kuribata sekibi, ubutumwa bwo kumwaza shitani hano muri iyi si. Niyo mpamvu ko ku bavandimwe uwiyeguriye Imana ahamagariwe uko bwije n'uko bukeye kwamamaza iyo nkuru nziza ya Nyagasani, kugira ngo abantu bahinduke, abantu bemere Imana,
maze nibemera Imana bazatahe ubwami bw'ijuru. Umuhamagaro rero wo kwiyegurira Imana nta gusa mu Gifaransa nibo bavuga kuvuga ngo ni umuhamagaro uri noble. N'indi mihamagaro ni myiza kandi nayo iganisha koko kuzagera mu bwami bw'ijuru, ariko nimutekereze ko uyu muhamagaro wo kwiyegurira Imana ari ukugira ngo tuzafashe abandi kugera mu bwami bw'ijuru. Mama Valeria rero wahisemo neza, nkuko dukunda kubiririmba Nyagasani muri kumwe. Uyu munsi twaje gushimira Imana kubera iyo ngabire yaguhaye, ariko kandi iki ni ikimenyetso cyo kukwemerera ko tuzakomeza kukuba hafi tugusabira kugira ngo ubutumwa Nyagasani yaguhaye nawe ukabwemera uzaburangize nta buhemu. Muvandimwe rero kimwe na bagenzi bawe, turagira ngo twongere tubibutse ko wiyeguriye Imana ahamagariwe koko kuba umuntu w'Imana. Bavandimwe, ni mube abantu b'Imana. Ubabonye wese aho munyura mu byo mukora abone koko muri abantu b'Imana. Kuba abantu mufite aho mwahuriye na Yesu, kandi ko Yesu mwamwiziritseho, kandi ko Yesu nguwo mumumenyesha abandi, namwe mwaramaze kumwakira. Turabifuriza rero kuba abantu b'Imana. Turabifuriza kuba abagabuzi beza b'amahoro ya Kristo. Mbega ukuntu bavandimwe mufite izina ryiza ryo kwitwa abagabuzi b'amahoro ya Kristo. Mubaye ababikira, mwiyeguriye burundu, kandi n'inyuma yanyu hari bagenzi banyu batabuza babasanga igihe iyi si yacu ikeneye amahoro ya Kristo, ikeneye abantu berekana ko Yesu Kristo yatsinze, berekana ko Yesu Kristo yaducunguye, kandi ko yatuzaniye amahoro hano kuri iyi si. Turi mu bihe bya Noheli bavandimwe. Yesu koko yaratubohoye, Yesu yaraducunguye, shitani nta bubasha bidufiteho. Niyo mpamvu duhamagariwe twese kuba abagabuzi b'amahoro ya Kristo. Mwewe rero mukaba mubifitemo bavandimwe impano n'umwihariko. Turabifuriza rero guhora muri abagabuzi b'amahoro ya Kristo, kandi mwaratangiye, nimukomereze aho ngaho. Hamwe namwe turashimira Imana, ngira ngo hashize imyaka ngira ngo ni nka 25 mutangiye ubwo butumwa bwo kuba abagabuzi b'amahoro ya Kristo. Sinzakibagirwa, mubabarire ntange ubuhamya butoya cyane. Buno ko mundeba uko nanjye natangiriye mu bagabuzi b'amahoro ya Kristo. Ndabyibuka iyo nabaga navuye ku ishuri ry'umufaratiri, narazaga ba Valeria barabyibuka, nkabigisha kuba abagabuzi b'amahoro ya Kristo. Umunsi umwe nagiye gusoma umuhimbazo ahantu ko nari ndi umufaratiri, ariko nsoma umuhimbazo. Ndangije umuhimbazo nsohotse ndi kuganira n'abakristo, akana gatoya karankurikira kansanga aho mpagaze. Noneho karambwira kati turajyana ye. Akana gatoya mbona karwaye, karambwira kati turajyana iwanyu, sindasubira iwacu. Uwo mugoroba kandi nibwo nari nigishije ababikira bamwe mureba twari turi kumwe, ntibabyibagirwa ibintu byo kuba abagabuzi b'amahoro ya Kristo. Sinzi ukuntu nakubise hagati, ndavuga ngo uyu mwana nintamujyana ndaba nigisha amateori. Turangije njya imbere, ujye kunyereka iwanyu.
turajyana ahantu ku gasozi ndahibuka. Kuri ako gasozi mpasanga kaburibuka neza manza hari kwa nyina wabo, ndabwira n'aka kana kavuze ngo nkajyane, none ngiye kukajyana. Barambuza ngo ukajyane he? Nkajyaniye ababikira. Turagenda mu nzira, ndabyibuka tugeze mu nzira karananirwa, bwari butangiye no kugoroba, ngakubita ku rutugu. Ndaza nahari ahantu twita kwa Kajeneza, sinzi niba bakita kwa Kajeneza, ariko uri ku babikira b'abagabuzi b'amahoro, ndakatungukana nko mu saa moya, nuko batakukana. Ndakabazaniye kambwiye ngo nkajyane aho mbana nako niho kazaba. Valeria umwe muri aha ngaha niwe wambwiye ati kazane tuzakarera, ahita akubita kwa kunda guseka, nuko akana kaba aho ngaho. Ndababwira ko na n'uyu munsi ndatekereza ko ari umumama w'abana babiri. Bavandimwe ba Gatarina n'uwamwibuka iyo sene y'icyo gihe, ntidukwiye gushimira Imana tukayiha amashyi y'impundu ko twabaye abagabo. Haza n'abandi ba Benwa, ba Tereza, nuko dutangira kugabura amahoro ya Kristo kuri ubwo mucyo. Bavandimwe, uyu munsi ndabibutsa ntimuzabyibagiwe, abantu bakeneye amahoro ya Kristo ni benshi. Nabo mwibwira ko batayakeneye, burya barayakeneye. Kandi mbere na mbere kuba umugabuzi w'amahoro ya Kristo ni ugutanga ineza, kwerekana ineza. Kandi nk'uko mubizi umugani wa Kinyarwanda ubivuga, ineza iratinda kandi ntiherera. Igihe cyose waranzwe n'ineza, burya muri umuyoboke wa Kristo. Twewe rero abiyeguriye Imana, bikaba ari inshingano zo gutanga ineza. Nk'uko tunabizi koko, nubura ngo n'ineza utanga, ujye utanga ijambo ryiza, naryo ni mugenzi wawe. Nimube rero abagabuzi b'amahoro barangwa n'ineza. Nimube abagabuzi b'amahoro barangwa n'impuhwe. Izo mpuhwe isi yacu irazikeneye. Nta nubwo wakwiriza umunsi utarabona umuntu wo kugirira impuhwe. Sohoka aha ngaha mu kiliziya, ntabwo uramara umunota utarabona umuntu ukeneye impuhwe za Kristo, za mpuhwe Yesu Kristo yatweretse ngo aho yanyuraga hose yagendaga agira neza, ngo nuko abona imirima yeze ari myinshi, ariko ngo abasaruzi ari bakeya. Uyu munsi rero wowe Nyagasani ahamagara kugira ngo ujye mu murima we, ariko kandi ako gahato kaguhamagarira kubikora urangwa n'impuhwe. Nta wundi abiyeguriye Imana twigana, umutoza wacu nta wundi ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe tugomba kureba ingendo, tukamwumva imvugo, tukareba ibikorwa bye, maze twakwihatira kumukurikiza, tukaba tubaye koko abiyeguriye Imana, tukaba tubaye by'umwihariko abakristo nyabo. Isi yacu rero bagabuzi b'amahoro irabakeneye, ngaho nimushyiremo imbaraga. Tuzabasabira kugira ngo ubutumwa dufatanyije twese tuzaburangize nta bwemu. Mama Valeria, urugendo navuga ngo wararutangiye, uyu munsi turashimira Imana ko wasezeranye burundu, ariko urugendo ntabwo rwarangiye, ahubwo ngira ngo nibwo rwatangira. Urugendo nibwo rwatangira, kandi muri urwo rugendo bavandimwe ntawavuga ngo ahamye ko buri gihe byose bizahora biri ku murongo,
uri mu rugendo ashobora gusitara, uri mu rugendo ashobora kunanirwa, uri mu rugendo ashobora gucika intege, ariko niwiyegamiza Yesu Kristo, niwiyegamiza umubyeyi Bikira Mariya, ndaguhamiriza ko urugendo rwawe ruzaba rwiza kandi urugendo uzarugendamo neza. Nibyo koko duhamagariwe kuba itara. Ibyo byose ntibizaguce intege. Nta tara bacana ngo ritayonga, nta tara bacana ngo ritashira, ndetse kuba ryitwa itara nuko riba rishobora no kuzima, nuko riba rishobora no kuyonga. Ibyo byose uzahurira nabyo mu rugendo, uzamenye yuko Nyagasani n'umwiyegamiza, Nyagasani wagutoye, uzakomeza urugendo nta nkomyi. Uramenye Yesu azikorera umurimo we muri wowe. Wowe icyo agusaba ni ukuba disponible, ni ukuba igikoresho cye, naho ubundi Nyagasani witorera nk'uko yabigenjereje ba Yeremiya tuzi n'abandi bahanuzi, ababwira ati ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi, nakugeneye kuba umuhanuzi, nakugeneye kuba umugabuzi w'amabanga yanjye. Nawe rero humure muri urwo rugendo, Nyagasani azajya guha imbaraga kandi uzabibona. Nyagasani azakohereza n'abagufasha kugira ngo urwo rugendo rukomeze. Icyo agusaba n'icyo yasabye bano bigishwa be, ababwira ati ndabohereje, nimugende mu isi hose mwamamaze inkuru nziza, nk'aho yababwiye ati nimugende mumbere abahamya, muba ibikoresho byanjye, jyewe nzaba ndi kumwe namwe igihe cyose. Yesu Kristo uduhumuriza. Turagushimira rero ko wafashe aka kanya kugira ngo ugene uyu munsi wo gushimira Imana, kandi hamwe nawe turashimira Imana kubera urugendo wakoze, none ukaba warasezeranye burundu, kandi tukagusabira kugira ngo urugendo rusigaye mu butumwa nabwo koko ugire imbaraga, ugire ubuzima, ugire ubutwari kuko tubukuziho, maze koko uzishimire kuba umubikira mwiza, uzishimire kuba umugabuzi w'amahoro ya Kristo wizihiye Nyagasani. Nibyo koko kumenya gushimira Imana ubundi nta nicyo byongera ku buhangange bwayo, ahubwo kumenya gushimira Imana bitwereka ko bihindukira bikatugirira akamaro, bikatungukira ingabire zidukiza. Mbese iyo dushimira Imana tuba tumeze nk'awa munyabibembe ba bandi 10 Yesu yakijije ari kumwe muri bo, agahindukira akaza gusingiza Imana, hanyuma Yesu akamubwira ijambo rimwe gusa atari yabwiye abandi 9, akabwira ati genda ibyaha byawe urabikishwa. Yakize ku mubiri, akira no ku mutima, kubera yamenye gushimira. Nawe rero Mama Valeria, kubera ko wamenye gushimira, Nyagasani aguhe ingabire nyinshi, kandi izo ngabire zizakomeze kugufasha muri uru rugendo ugana Imana, muri urugendo rwo gukorera Nyagasani. Hamwe n'abagenzi bawe rero mukomeze gushimira Imana ibyiza yabagiriye. Nibyo koko Imana yaduhaye ku buntu, Imana idushoboza, Imana itwambika imbaraga, ntacyo muzayibura. Nimukomere ku isengesho, nimukomere ku butumwa, kandi buri munsi mujye muhora muzirikana ya tariki yaguhagurukije iwanyu, ya tariki wahagurutseho utera agatambwe ukaza hano kuri Janja, hanyuma ugasanga Mama Donata. Ndabyibuka icyo kiganiro yaduhaga,
atubwira ati musenge cyane, mutabazi Roho Mutagatifu azabikora. Ariko bavandimwe, ntararangiza, wenda nta wundi mwanya ndongera kubona, ndagira ngo nsabire Mama Donata amashyi n'impundu. Mubaze akabazo kamwe, mubaze uko yiyumva mu mutima we, mubaze igisingizo atura Nyagasani, ariko nta mpamvu yo kumubaza kuko mbizi, nta n'impamvu yo kwirirwa n'ababaza ababikira kuko ndabizi ni cya kindi nahereyeho, Imana yadukoreye ibitangaza. Imana rero ikomeze ikore ibitangaza mu muryango w'abagabuzi b'amahoro, hanyuma ukwire hose, kuko aya mahoro ya Kristo arakenewe. Imana rero ibahe umugisha mwese, mwakoze guherekeza ngo rero ngo dushime Imana, kandi muzakomeze kumuba hafi kugira ngo urugendo rwe kuko yatangiye azarurangize nta buhemu, ashyigikiwe n'imbaraga z'Imana, kandi umubyeyi Bikira Mariya amuri hafi ntacyo azamuburana. Mwakoze rero, twifurije umugisha w'Imana, Nyagasani Yesu nabane namwe. Tuhaguruke. Bavandimwe, mwaje kwifatanya n'umuvandimwe wacu Mama Valeria Mukandeze ushimira Imana kubera ingabire yo kwiyegurira Imana mu muryango w'abagabuzi b'amahoro. Dusaba Imana kugira ngo we na bagenzi be bakomereze imbaraga muri ubu butumwa Nyagasani yabashinze bwo kubungabura amahoro hirya no hino muri iyi si yacu. Tubisabe muri aya masengesho yacu. Usabibyo ukeneye, tubisabima. Dusabira umuryango wacu Kiliziya Gatolika, ye kubakwa kubukire n'ububasha, ahubwo yigamize Kristu ushobora byose, tubisabira. Dusabire diyosezi yacu n'umushumba wayo, ibyishimo byasesekaye abashumba b'i Betelehemu bigwire no muri Kiliziya yacu, mu ngo no mu mitima yacu, tubisabira. Dusabire umukuru w'igihugu cyacu n'abamufasha, atuzanire ubukire mu butabera, bamenye inzira y'amahoro ifi Betelehemu,
tubisaba Imana. Dusabira abasize ababo n'ibyo kubera n'ibyabo kubera ivanjiri, nibamara kuzuza amategeko y'Imana bihatire gukurikira Kristo mu nzira y'ivanjiri, tubisaba Imana. Dusabira umuvandimwe wacu Koreya yeguriye Imana ku bushake bwe, kugira ngo ibyo yiyemeje abihozeho umutima, maze ubutungane yifuza azabutunge bumwinjize mu ihirwe ry'iteka, tubisaba Imana. Dusabira abateraniye hano bose kugira ngo igitambo cy'umucunguzi wavukiye i Betelehemu gihore giturwa ijanja mu kwemera n'urukundo, tubisaba Imana. Soko y'ibyiza byose, twemera ko icyo turi cyo ari wowe tubikesha. Turagushimira ibyiza wagiye Mama Valeriya, turamugutura kugira ngo umukomereze imbaraga, umuhe ubuzima, maze akomeze agire ubutwari bwo kugukorera. Akira rero amasengesho abana bawe tugutuye, maze ibyo tugusabye ubiduhe ubitewe n'urukundo rwawe, kandi Nyagasani uduhe ibyo tutubahuka kugusaba. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Oh,
igitambo cyanjye ari nacyo cyabo kigira Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu, tugutuye igitambo kigusingiza, tugushimira ibyiza byose waduhaye ku buntu. Turagutakambira kandi twiyoroheje mu byo waduhaye tutari tubikwiye, uduhe kumenya kubikoresha dusingiza izina ryawe. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima y'igihugu kiri by'ijuru. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe yose y'ingabo zo mu ijuru, tukaririmba twizihiwe tuvuga ubudahwema tuti Yeah.
koko uri mutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None duteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire isi yose yaramutse mu mukiza Yesu Kristo n'umubyarwa na Bikira Mariya ataretse kugumana ikuzo ry'ubusugi. None rero mubyeyi wacu turagusaba twisunze umucunguzi wacu gusakaza wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe agiye kugabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanura, nuko abohereza abigishwa be avuga ati nimuhakire maze mumuhe mwese, iki ni koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yaramaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimuhakire maze mumuhe mwese, ngi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenekwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. None rero nyagasani, mu gihe tw'urupfurizuka by'umwana wawe tugutubuka dutanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera twaguhereza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo no mutagatifu duhuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibukiye Kiliziya yagiye ku isi hose, maze uhebo n'iyambure mu rukundo hamwe na Papa wacu Leo, umwepiskopi wacu Viseni n'abatorewe umurimo wa leta bose. Nyagasani, wibukiye kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu muriro ubuturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe n'isengesho ryo gushimira, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, n'umwasa mutagatifu Mutagatifu Yohani n'abandi batagatifu bose bakunyuze kubera ibyagiye bisimburana, kwa nabo tuzagusinze tukurata bwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa nawe, ukabihererwa kuri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, ukwiriye bihora bisimbura iteka. Nk'uko twabibwirijwe
akabidutegeka akabitwigisha biduha urugero twongere tuvuge rya sengesho ritubuza turabana b'Imana. Dawe uri mu ijuru
dore ntama w'Imana, dore Kristo ukiza ibyaha by'abantu. Iyuhurira amaraso ya Kristo yasheho maze bizakare ubugingo bw'iteka. Shaka
dusabe. Nyagasani Mana yacu, muri iri funguro ritagatifu wadusangije igitambo dukesha umukiro cy'umwana wawe twagutuye, tugushimira ibyiza byose wagiriye mama Mariya. Turakwinginze rero ugiye gukomezwa n'ingabire dukesha imbaraga n'ibyishimo, tugende turushaho kugukorera tubishyizeho umutima, maze tuberwe no kuzabona ibyiza bindi utusigamiye, ku bwa Yesu Kristo umwana wacu. kugira ngo mwese mufashe dushimire Imana amashyi y'impundu. Imana yemeye ko tuyishimira twinjije muri isengesho rikuru rya Kiliziya, igitambo cy'Ukaristiya, kugira ngo rero nubwo naza turi ku mwanya wo kubereka abashyitsi, ariko nagira ngo mumfashe dushimire nyakubahwa Padiri Vincent, Padiri mukuru wa Paruwasi nkuru ya Katedrali, n'abasaserdoti twese twifatanyije kugira ngo duhimbaze igitambo cya misa. Mumfashe abasaserdoti b'ahangaha amashyi y'impundu. Kandi mumfashe dushimire abegura Imana, ababikira b'ahangaha, umuryango w'abakozi b'amaboko ya Kristo Umwami, bagenzi ba mama Valeria, bose mumfashe tubahe amashyi y'impundu. Mwaje kwifatanya na mama Valeria, ndetse atari wenyine ahubwo kwifatanya nawe mu byishimo Paruwasi ifite uyu munsi. Mwese nagira ngo fatikanye tubahe amashyi y'impundu. Mbere y'uko dusoza isengesho, nagira ngo mama Valeria, nkurikije agakiza afite, nkurikije ibyishimo bimugaragara mu hose, atubwire ijambo ndetse anatubwire akamuri ku mutima kose. Hanyuma tuze gusoza isengesho, tuze gukomeza ibirori uko byateganyijwe. Kristo Yesu akuzwe. Nyakubahwa Padiri mukuru wa Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, n'abasaserdoti bakorera ubutumwa muri Paruwasi ya Janja, nyakubahwa bapadiri musangiye ibanga mwaturutse mu maparuwasi anyuranye ndetse no mu yandi madiyoseze, nyakubahwa mama mukuru mu muryango wacu dukunda w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami, bihaye Imana basangirangendo mu muryango w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami no mu yindi miryango, babyeyi, bavandimwe, inshuti mwese muteraniye hano, nishimiye ko mwaje ngo dusangire ibyishimo by'uyu munsi
ubusa utazibagirana mu mateka y'ubuzima bwanjye. Ijambo mfite ku mutima mbere ya byose ni ugushimira. Ibyishimo mfite none ndashimira Imana mbere na mbere mugenga wa byose, kuko niyo yigeneye uyu munsi ishoboza buri wese tukaba twahuriye hano muri paruwase nziza ya Janja. Yanyibarutse ikibaruka umuryango w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami n'uwawuhanze, umubyeyi dukunda cyane Mama Maria Speciosa Donata. Ingabire yo kwiyegurira Imana nayikomoye ku babyeyi banyibarutse kubw'umubiri, kuko nibo bantoje kugana Kristo. Aho bari baruhukire mu mahoro n'umunezero udashira. Imana itora kare. Ubwo navutse nduwa nyuma mu muryango, byari bimenyerewe ko hari imvugo ivuga ngo nta bya nyuma byiza. Njye byabaye ikinyuranyo, mu wa mbere wiyeguriye Imana mu muryango, haba aho mvuka ndetse n'aho nashakiye. Kandi byabaye byiza by'akarusho kuko nakurikiwe. None umuryango nashatsemo wabaye ubukombe mu bigaragarira amaso y'abantu. Kwiyegurira Imana ntako bisa. Ubu ndi umuvandimwe w'abantu bose, kandi ndabashimiye bavandimwe banjye nkunda. Abo tuvukana kubw'amaraso n'umwikange ndabashimiye, kuko mwambereye abavandimwe beza, mwahaye agaciro umuhamagaro nahisemo, kandi muranshyigikira kugeza na n'ubu. Ndetse n'abandi dufitanye isano y'amaraso ndabashimiye uburyo mwitanze uyu munsi, buri wese akaba yawugeze uwe. Gusa nivuga abavandimwe si mwe mwenyine, kuko mfite abavandimwe dufitanye isano isumbuye y'amaraso. Aha navuga abo twamenyanye kubera ubutumwa, ubu buri wese amubona nk'umuvandimwe. Niyo mpamvu navuze haraguru nti uwa bose. Simbeshya navuga ibiriho. Uwo duhuye wese aravuga ngo umuvandimwe wanjye. Mu ndimi z'amahanga bikumvikana neza cyane, kuko bavuga ngo ma sœur, my sister. Iyo umuntu abaye umuvandimwe rero wihatira kumugirira neza, mugahora mwishimye munezerewe. Ibyo byishimo rero niyo ntego yanjye muri uru rugendo rwo kwiyegurira Imana. Saba imbaraga buri munsi zo kuba mu muhamagaro wanjye nishimye, nk'uko Pawulo Mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 4 umurongo wa 4 agira ati: nimuhore mwishimye muri Nyagasani, bisubiyemo nimwishimye. Papa Francisco mu nyigisho ze zihwitura umukristo wese guharanira kuba mu byishimo, yahoraga abivuga mu nyigisho ze za buri munsi. Uwihaye Imana we bikaba agahebuzo. Nanjye rero nifuriza buri wese kuba mu muhamagaro we yishimye, kandi yishima uwanyuzwe. Natwe rero Nyagasani adusenderezeho imigisha ye, maze tubeho twishimye ubuzima buri wese yahisemo. Ibyishimo n'amahoro tubisangize abandi, duhereye kubo tubana ba hafi, kuko ijya kurisha ihera ku rugo. Ibyishimo bisakare kuri buri bose, bigere kuri buri wese. Twishimiye dufite abo twishimana.
abaje ngo dusangire ibyishimo by'ubuvandimwe mu ngabire nagabiwe na Nyagasani yo kwiyegurira Imana, mwese nongeye kubashimira buri wese umuganda we. Ndashimira abarezi bakiriye uburere bw'ababyeyi bakabuheraho bakongeraho uburezi bufite ireme, nkabakundira nkakurikira amasomo nahawe, none nanjye nkaba narabaye umurezi nkabo. Bambereye urugero rwiza. Abarimu banyigishije kuva mu mashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza, mu masomo y'urugendo rwo kwiyegurira Imana. Abarimu twakoranye n'abanyeshuri nigishije n'abo twiganye bose banyigishije byinshi. Ndabashimiye bikuye ku mutima, aho bari hose buri wese yumve ko musabira kandi nzirikana iyo neza. Ndashimira kandi by'umwihariko abasaseridoti bose twifatanyije muri iki gitambo, bigomwe byinshi bakaza ngo dusangire ibyishimo, ndetse n'abaraho nakoreye ubutumwa hose batabashije kugera hano, bamfashije kwitagatifuza no gukora ubutumwa nezerewe, bafatanyije n'abihaye Imana, ababikira n'abafureri bo mu muryango w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami, ndetse no mu miryango inyuranye. Bampaye inama zubaka, kuko urugendo rwo kwiyegurira Imana ntawe urugenda wenyine, bisaba guhuza imbaraga. Ndashimira inshuti zanjye twabyirukanye, kuko nabo bambereye itsinda ryiza, bagatuma tubyiruka tugana ubukristu twatojwe, twerekeza mu makoraniro yo gusenga tukiri bato. Karisimatike ikoraniro nakuriyemo ndabashimiye. Ndashimira cyane cyane abaririmbyi baturirimbiye neza, kandi nibo bantoje kuririmba muri korali nkunda cyane, nabayemo cyane ya Mutagatifu Emmanuel. Bakomeze bajya imbere mu gusingiza Imana mu ndirimbo, mubambere amashyi n'impundu. Abo nkunda tumenyanye vuba, abapadiri, abakristu n'abarezi dukorana ba paruwasi ya Kinihira, bagira urukundo rwahebuje. Mu mwaka umwe gusa tumaranye, bambereye inshuti n'abavandimwe b'inkoramutima, tubakomere yombi. Abavandimwe, inshuti mwaturutse Kigali, Rulindo, Gakenke, Musanze n'ahandi hose, mwese umuryango mvukamo turabishimiye. Nyagasani abaha umugisha utagabanije. Shoje basaba namwe kugira ngo munsabire, kuko urugendo natangiye ntabwo rucumbitse, ruracyakomeje. Kandi munsabire guhorana ibyishimo no gusakaza amahoro kuri buri wese. Murakagwira kandi muhorana amahoro, urukundo n'ibyishimo bikomoka ku Mana. Murakoze. Turagushimiye rero Papa Yariya, kandi tumwifurije koko kurushaho kuba umubikira wishimye, wizihiwe koko no kwitwa umugabuzi w'amahoro. Tumwongere amashyi tumushimire. Turaguruke rero maze twakire Imana, ukomeze kuduherekeza, ukomeze guherekeza umwana wacu Mama Valeria,
kandi natwe twese umugisha w'Imana uduherekeze, kandi koko Yesu Kristo watuvukiye akomeze abane natwe mu buzima bwacu no mu byo dukora byose. Reka umugisha w'Imana dusengeye tuwakire. Nyagasani Yesu n'abane nawe. Nyagasani Mana nyir'ubuntu budashira, we wambuye umwijima ku isi wose, igihe umwana wa Yesu Kristo yigize umuntu maze ivuka rye agatangara kugira umucyo utamanzuye, n'abamure mu mwijima w'ubugizi bwa nabi, maze imitima yabo isakaze mu rumuri rw'imigenzo myiza. We washatse gutuma umumarayika gushyikiriza abashumba inkuru ihimbaje y'ivuka ry'uwo dukesha umukiro, nasendeze mu mitima yanyu ibyishimo bimukomokaho, maze abagire inama intumwa zamamaza inkuru nziza ye. We wakurije ibyo munsi n'ibyo mu ijuru muri Yesu Kristo wigize umuntu, n'abasakaza n'ingabire y'amahoro ye hamwe n'iyo gukunda ikiri cyiza, maze bagira basangira murage muri kiliziya yo mu ijuru. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane kandi mugume mu mahoro ya Kristo.